umunsi ko ari umunsi mukuru w'abasilamu ndiyitira ihe zina kugira ngo nje kuvumbara ndiyita Aisha ndiyita Rehema ndiyita ariko ndarishaka diro yungu umbwire diro yungu kase kandi wa mukobwa nari nkazi icyo mfana utangiye gutomboka ntarakubwira diri yari cyo dupfa ntabwo uzibira kaje gucukura wese abantu wese cheka ko nabyibagiwe wese ahubwo ari gihe tuzihurira mu nza nka kubomora abanyumujinya wewe nkubwira uyu munsi habaye umunsi mukuru w'abasilamu turabona n'ikiri navumbye mu 2020 mvumba mu makwe 200 mvumba ubunyano 30 mvumba n'abantu bakwema inda batandatu n'icyongeyeho mvumba iminiga y'iniga mvumba iniga y'umusecuru mvumba n'abandi batandukanye tugiye nabya birakatwa ubyitwarira yakubwiye se ko kwa shehe barishirushe ko barisha intoki nta kibazo tarashira hasi kambaze nkubwira ibintu bigenga kugira urye mu basiramu ibihe arasariye mu misigiti itandukanye ewa ndakeka icyo cyane ADPR mu biryogo none icyo cyamukira uvuze ngo nari nkazi muri ADPR mu biryogo ibyo ngibyo birananira kugira kwa shehe nkabivuga tayari ukivuga yuko wasariye muri ADPR mu biryogo ukuboko cyangwa ukuboko Kristo mu biryogo ko ibyaha byacu twamambiye kumusaba Yesu Kristo w'i Nazareti arankura iki ndavuze ngo aragukuraho ukuboko cyangwa ninde bari bukora ko cyangwa ukuguru ugiye ko nambaye nk'abasiramu bashe abujarare wowe ubwo wambaye uburyohe bw'irayidi mba nibagiwe no kwambara iswara inje musiramu w'icyitegererezo uzi ayishasha ikindi ntarakubwiye iyo bagiye kwa shehe basuhuzanya si Kristo Yesu akuzwa siteka ryose hari ibindi bavuga hari igihe wavuga gutyo bakagukatira ikibanza bakujyanira usororo bya bintu uko numva bitaze waje ni rusororo nakitahira da singiye gukuka amenyo ntabyaye yakaraka ikintu turi kuganira menya ari igisazi wakigende urashaka kusiga kuvumbira inzira zawe kuzisha abantu WhatsApp call Rumingabira do you remember me usabwa nta kintu ukora subscribe like share comment n'ibindi bitandukanye ukadudufasha ewana dutuye ubonye dufite impano wadufasha ubonye hari icyo tuzi wadufasha ibintu byose comment like share n'ibindi bitandukanye tukajya tuguha imizigo ewana none uyu munsi ni shosho kabisa ukwezi kose umwaka wose every day ibyishimo happiness kabisa ariko wagiye ureka kubeshya abantu bomba kora subscribe